aho ikibazo giherereye ni hehe? Aho ikibazo giherereye ni ukumenya ngo imvugo ishobora gukoreshwa uyu munsi ni imvugo ki, ugereranyije n'imvugo yagombaga kubikoreshwa muri 1994, imvugo ikoreshwa muri 2003. Ese imvugo tugezeho uyu munsi imeze ite? Niye mvugo yakoreshwa kugira ngo abantu be kumva ko ubatonetse? Kubera yuko ikibazo dufite nicyo kumenya kuvuga ibintu mu buryo budatoneka abantu. Icyo kibazo rero turaza no kukigarukaho tuvuga ibyerekeye VPRX, inshingano n'indi byo. Icyo kibazo kirebana mbere na mbere no kutabogama, objectivity, muri ibyo kwirinda impuha. Uzi ko igihugu cyacu kirangwa n'impuha cyane kandi ugasanga zivaye ukuri. Ibyo rero bisaba kwigisha pedagogy. Turishyira hamwe ryihaye inshingano zo kuvugurura imvugo ikoreshwa muri iki gihe, tugerageza guhindura imyumvire y'abanyarwanda muri rusange no kurema umunyapolitike mushya bijyanye n'ibihe abanyarwanda bagishakisha ukuntu bakwigobotora ingaruka z'itsembabwoko ryibasiye abatutsi n'akandi kaga kose igihugu cyaciyemo. Bityo intego kaminuza yacu ni ugushyira imbere umuco w'amahoro, ubworoherane no kubabarirana, tuzirikana ko dusangiye ubunyarwanda. Izi nshingano tukaba twazigeraho binyuze mu kwimakaza ubwisanzure mu bitekerezo byubaka. Ibikorwa bya VPRX bijyanye n'inshingano twihaye bikubiyemo imishinga inyuranye mu rwego rw'itangazamakuru ryigisha uburyo abanyarwanda bakwiyunga nyabyo hashyizwe imbere ibiduhuza. Mu bikorwa by'ingenzi biteganyijwe harimo guhanga ibinyamakuru fatizo byanditse mu Kinyarwanda, mu Cyongereza, mu Gifaransa ndetse no mu Giswahili, gutangiza radio na televiziyo Ijwi ry'Amahoro, gushinga ikigo kaminuza cy'itangazamakuru no gushimangira demokarasi. Birumvikana ko umushinga nk'uyu udashobora gushyirwa mu bikorwa leta itawugizemo uruhare mu kuwushishikariza abaturage no kuwutera inkunga mu nzego zose. Bizasaba kandi ubufatanye bw'intiti n'inzobere mu byerekeye imbonezamubano. Hazakenerwa by'umwihariko inkunga zinyuranye ziturutse mu miryango mpuzamahanga iharanira ubwisanzure mu bitekerezo ndetse n'itangazamakuru bihamye. Turabasuhuje mwese abaduteza amatwi, ikaze muri iki kiganiro mutegurirwa na VPRX, urugaga rw'abaharanira amahoro mu bwisanzure bw'ibitekerezo. Turi ku itariki ya 16 Kanama umwaka w'2014. Muri kumwe nanjye Ismail Mbonigaba, nkaba mfatanyije na mugenzi wanjye Jean Claude Murindahabi. Jean Claude Murindahabi, ndagusuhuje. Ndagusuhuje Ismail, kimwe ndetse n'abaduteza amatwi kuri uyu wa gatandatu. Turi kumwe kandi n'impuguke za VPRX, François Munyabagisha na Maître Innocent Twagiramungu. Ndabasuhuje namwe. Turabashuje, akoze bwana Ismail. Jean Claude, mbere yuko dutangira isesengura, nahe makuru dufitiye? Kuri uyu wa gatandatu mu kiganiro cyacu tugiye kwibanda ku bijyanye n'ubutumwa bw'amahoro busaba impinduka nziza mu mitekerereze no mu bikorwa. Ubutumwa buzanyuzwa mu ishyirahamwe Siri. Abatumirwa bacu bari buhabwe umwanya wo kugira ngo ibibazo twabateguriye babisubize ku buryo abadukurikiye babasha gusobanukirwa iby'iri shyirahamwe riri mu ntangiriro. Muri iki kiganiro kandi tukaba turi babwire ko kuri uyu wa gatandatu tariki 16 Kanama i Buruseli mu Bubiligi, imiryango ifite abayo bishwe mu gihe cy'irikwa rya Repubulika ya mbere yasimbuwe n'iya kabiri mu mwaka w'1973, imiryango 65 niyo yahuriye muri icyo gikorwa. Ku isonga hari imiryango y'uwari perezida wa Repubulika Gregoire Kayibanda, abari abaminisitiri be, abadepite n'abandi bari mu nzego zinyuranye z'ubutegetsi.
muri iki cyumweru turi gusoza kandi nibwo umunyapolitiki Jean Nepomuscène Nayinzira yatabarutse. Uyu mugabo washinze ishyaka PDC, ishyaka riharanira demokarasi rya gikristo, mu 1991. Mu 1994 FPR imaze gufata ubutegetsi yabaye minisitiri w'ibidukikije, mu minisitiri w'itangazamakuru, yanabaye kandi perezida wa komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge. Naho mu mwaka wa 2003 yiyamamarije kuba perezida wa repubulika ku giti cye, kuko yari atacyumvikana n'abo bari kumwe mu ishyaka ndetse bari bararimwirukanyemo. Jean Nepomuscène Nayinzira yatabarutse afite imyaka 71. Urakoze cyane Jean Claude. Iyi mpera y'icyumweru nyine nk'uko bivuze kirimo igikorwa gikomeye cyateguwe n'imiryango y'abiciwe ababo mu gihe cy'ubutegetsi bwa Perezida Habyarimana, bakaba bari mu kwibuka. Iki gikorwa rero kikaba ari ubwa mbere ngira ngo kibaye. Ese abatumirwa bacu François Munyabagisha, nagira ngo nkubaze iki gikorwa cyo kwibuka abanyapolitike kuba kitari gisanzwe kirasobanura iki muri iki gihe? Urakoze Ismail. Ku bwanjye mbona ari igikorwa cyiza mu rwego rw'imibereho y'abantu mu miryango yabo. Ni igikorwa cyiza, umva ko abantu, umuntu wese waba yarabuze abantu be cyangwa umuntu we aba agomba kugira igihe nawe akagira icyunamo. Ngira rero kiriya gikorwa cya iriya miryango bari abantu biciwe ababo muri za 73, ko babasha nabo guhura bagakora misa bakabona uburyo bwo kunamira ababo. Numva ko ari byiza, umuntu akaba yabyifuriza ko buri munyarwanda wese yabigeraho. Si bari abonyine, hari n'abandi biciwe ababo kera mbere ya 73 yongeyeho tuvuga. Ndatekereza nk'abantu biciwe ababo muri za 64. Numva rero ko si abo bonyine tuzamutse tukageza n'ubu ngubu. Numva ko umuntu wese ubuzuwe aba ashoboye kujya mu cyunamo akibuka, ariko ntahere mu kwibuka gusa, akibuka noneho akava mu ako gahinda, noneho agashobora kureba l'avenir. Reka tuvuge icyiza wavanye mu rupfu, kibeho ukwizera, kiyongere ukwemera. Nubwo twashegeshwe n'ibyago by'agahomamunwa, nubwo rubanda badukwiriye tuzatura, nubwo amahanga yavuze ngo tuzi kwicara gusa. Iyo igihugu gihagaze ku manga, iyo abaturage badatekanye, iyo ubutegetsi bunaniwe, ni ikihe cyemezo abenegihugu b'inyangamugayo bagomba gufata? Jean Claude Murindahabi waduteguriye inkuru ku ivuka ry'ishyirahamwe ry'abanyabwenge b'abanyarwanda baharanira kugoboka repubulika, n'ubuhe butumwa batanga? Ubutumwa bw'amahoro busaba impinduka nziza mu mitekerereze no mu bikorwa iryo shyirahamwe rigeza ku banyarwanda
buragira buti muri ibi bihe abanyarwanda bafite ubushishozi baciye akenge kandi bashyira mu kuri ntibakwiye guterera agati mu ryinyo cyangwa ngo babe indorerezi gusa kandi babona amateka y'igihugu asobanura uko atari ku buryo ndetse byaba intandaro y'amakimbirane yamena amaraso. Bakomeza bagira bati bigaragarira mu kwibwira ko hari ufite ibitekerezo ndakuka cyangwa bizira ko hari uwagira icyo abivugaho, guhumwa amaso n'imyanya y'ubutegetsi cyangwa kuyirukira mu buryo buhutiyeho no mu nzira izo arizo zose. Politiki igaragaramo ubuhezanguni n'imyumvire itazirikana ko umuntu ari nk'undi. Aba bantu bakunda igihugu n'abagituye ntibakwiye guhumiriza imbere ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bwaba bufitanye isano na politiki mbi ya leta, jenoside cyangwa ubundi bwicanyi ndengakamere bwakorewe abanyarwanda muri 1994 mbere yaho ndetse na nyuma yaho. Bakomeza bagira bati abantu bashyira mu kuri baragaya ko abitwa ko bize aho kugira icyo bakora ngo hakosorwe ibitagenda bahitamo kuruca bakarumira. Bati bishobora kubangamira uburyo bwiza bwo gushimangira ibyiza bya Repubulika no kugira inzego z'ubutegetsi zishinze imizi. Bati kubw'izo mpamvu bamwe mu banyarwanda badafite aho babogamiye haba ku bategetsi b'ubu haba n'abaharanira kubugeraho biyemeje gufatanya n'abandi babibona nkabo ngo batange ibitekerezo bigaragaza uko babona ibibazo bimaze imyaka n'imyaniko byakemurwa. Bati ibyo byose byashoboka habayeho kumvikana kutabangamiye ukuri ku mateka y'igihugu n'abantu banyuranye bayagizemo uruhare. Bati hakwiye kwimakazwa indangagaciro za Repubulika zirimo gukunda igihugu, kwishyura ukizana, uburinganire, kumva ko abantu basangiye igihugu, iterambere nyaryo, ubutabera n'ubufatanye bw'abaturage. Bakomeza kandi bagira bati niyo mpamvu itumye hari abafashe iya mbere ngo hategurwe inyandiko ikwiye kuba umusemburo mwiza ku gihugu n'abagituye, ndetse bagasaba n'abandi bumva ko icyo gikorwa kibari ku mutima bakwifatanya nabo mu gutanga ibitekerezo byaha u Rwanda kugira impinduka nziza itagira uwihohotera, iha ituze buri wese, ishimangira demokarasi, maze abaharanira ubutegetsi bakabusimbura naho mu bwubahane bw'abadahuje ibitekerezo, mu bwuzuzanye no kwiyumvisha ko kubana neza bishoboka kabone n'iyo abantu baba batabona ibintu kimwe. Intego yanjye ya mbere ukube isi yose umuntu utuje, cyifashisha agahinda n'akababaro nagize abandi ibyishimo. Ariko sinzigera nkoresha ibyishimo nahawe ngo mbababaze, Nyagasani azabiduhamo ubuzima budashira. Nzaba igikoresho cy'amahoro y'Imana. Urakoze cyane Jean Claude. Iyi mpamagazi ni y'ishyirahamwe Siri, le club des intellectuels rwandais intègre, cyangwa se ishyirahamwe ry'intiti nyarwanda zirangwa n'ubunyangamugayo, niko twabivuga tugenekereje. Les états généraux de la République akaba ariyo ntego yabo cyangwa se intumbero y'iri shyirahamwe. Maître Innocent Twagiramungu, ni weho munyamabanga mukuru wa Siri. Les états généraux de la République bishatse kuvuga iki? Urakoze bwana Ismail. Les états généraux de la République ni ukuvuga mu kinyarwanda cyiza gisobanutse, ari umuhango wajya guhaho kera nubwo ntakunda ingoma ya cyama, ariko hari ibisigisigi bimwe na bimwe tutavuga ko atari byiza, cyane cyane mu kintu bitaga gusasa inzobe.
ikintu cyo gusasa inzobe rero ni ukuvuga abantu bagahura bose ibibazo byose by'igihugu bakabishyira hasi bikavugwa ibyanizwe byose bikavugwa noneho bagashakamo igisubizo cyabera abantu bose cyangwa se benshi bashoboka. Ni ukuvuga ibibazo byinshi byabayeho u Rwanda rwabaho mbere y'uko rwa repubulika rwari ruriho mbere, hari ibibazo byabayeho nabyo bishobora kuzigwaho. Muzi ibibazo bya kudeta y'Urucunshu yishe umwami Rutarindwa hagapfa n'abanyiginya benshi cyane, bakomejwe no kwica imyaka irenze nka 40-50 kugeza muri myaka 40-50, na n'ubu ngubu abanyiginya bavuga ko bakicwa. Ni ikibazo abanyarwanda badashobora kuvuga ko kidakomeye kandi tubona muri politiki y'igihugu gikomeye. Nyuma yaho habaye kuva ku ngoma y'cyami tujya muri repubulika, hari amaraso menshi yamenetse, uko bivugwa biratandukanye bitewe n'aho umunyarwanda yaba ari, urwego mu cyiciro yaba arimo, mu ruhande yaba arimo. Ntabwo kuba tudafite amateka amwe bituma twakora icyo bita igihugu gisangiwe n'abanyagihugu bose bafite basangira akabisi n'agahiye, ibyo bita kugira une nation, kugira ibere rimwe, abanyagihugu bose bumva ko baryonse bakabagira igihango kimwe, noneho bakavuga ati twiyemeze intego yo gutumbera imbere nk'uko ndakunda kuvuga, imbere tujya ni hehe ariko tuvuye hehe, ariko bose iryo bere rimwe. Icyo kintu rero kirabuze mu Banyarwanda. Usanga kuva iyo revolution 1959 mwavuga bati yadukuye ahaga, abandi bavuga bati yadushyize ikuzimu. Ni ikibazo gikomeye cyane. Nyuma yaho hari izo ntambara zagiye ziba, ngo hari ibitero by'inyenzi, hari ibitero by'inyenzi bibaye, hari abanyarwanda bishwe bazira ko ari abatutsi, bavuga bati bene wanyu baragarutse bavana repubulika garuka ubwami. Byasize ibisigisigi bikomeye cyane, byatumye n'abahunze bahunga repubulika muri 59 bafata intwaro muri za 90 bagaruka bafata ubutisi mu gihugu, nabo hamenetse amaraso menshi cyane. Ni ukuvuga ko hari umurage wo kumena amaraso, ko ibintu bihinduka, hamenetse amaraso, umuntu wisasiye abantu benshi kugira ngo ibintu bihinduke. Ni ibintu bitebwa cyane, twumva ko kubiraga abana atari byiza. Bakunda kuvuga ngo isakwanga, mugana waronde ngo isakwanga kuraga urubanza rwamunaniye. Abanyarwanda dukunze kuraga ibibazo byatunaniye tukavuga ngo abandi bazabikiza. Njyewe ndashaka kuba heza, nshaka ko utamvuga nawe ko nzanye ikibazo ngo tukige, ariko ukavuga ati bizigwa se n'abandi abantu byaye ese barabizi bihagije kugira ngo bazabyige, abuzukuru babo se bazabimenya bihagije kurusha wowe wenda ushobora no kuba babaye muri bike muri byo. Rero tukumva ko ibyo bibazo leta y'u Rwanda, repubulika nshyashya yo kubaka, igomba kuzasasa inzobe, ibibazo bikibirwa bikajya hasi. abantu bashidikanya ahagaje abantu biregenza umuhamya w'ukwizera, aho umwijima n'ibyabo byateye intebe nzahatura urumuri, akababaro kanjye kazababyarira inseko ize kwigera umesa. Narigeze ko ikibazo cyo guhinduka 90 na jenoside yabaye n'ubwicanyi bwose bwakomeje kuba, nabwo inyito zabwo zikomeje kugenda zitandukana kubera ko hataboneka amateka asangiwe kugira ngo tumenye ko turi kwibera rimwe twese nk'abanyarwanda. Icyo kintu kirabuze. Muri repubulika ya mbere ivaho hamenetse amaraso menshi cyane. Ngeka ko wabigarutseho mu ngingo z'ingenzi utangira kino kiganiro. Hapfuye abantu benshi, hapfuye wahoze ari perezida wa repubulika ari wazanye ubwigenge, yirukanye ingoma ya gihake, abanyarwanda mazeho
ibinyejana birenga 4-5 yipakuriye ingoma y'abazungu nayo yari yazanye ibibazo byinshi byari bibangamiye abanyagihugu bavuyeho yavaho nabi ntabwo ubu twajya mu kiganiro kusobanura niba aragomba kuvaho ese agomba kuvaho ese agomba kuvaho akicwa cyangwa nicwe ntabwo muri iki gihe twabibaho ariko tuvuga ibibazo byose ngeze bishyirwa ku meza ngo abanyarwanda biganireho bagira amateka amwe banaganire uko byagenze ababizi babibwira abandi byindikwe ko ari amateka y'u Rwanda rw'abantu bumva ko ibyabo bagomba kubyemera uko byabaye ko ari amateka batahindura ariko bakamenya n'uko yabaye mu by'ukuri. Ibibazo rero ni birebire tuvuga tuti hagomba kuboneka abantu bagize amahirwe igihugu cy'u Rwanda niba twagize amahirwe tukabasha twakwiga amashuri abanza ari uwagize amahirwe akayongeraho ayisumbuye abagize amahirwe akiga narengejeho ya kaminuza byose tuba tubikesha imisoro ababyeyi bacu inshuti n'abanyagihugu bandi tutazi bagiye basura leta ikabasha kuturira ayo mashuri niyo kandi twabona izindi finance mu bundi buryo kugira ngo twige nabwo ni ukubishima ariko tuba tuti hari aho twavuye witwa u Rwanda hagombye kuba heza hagombye kunogera abana bacu bavuka n'abuzukuru aho hantu umuganda wacu nk'abantu bagize amahirwe yo kubasha kubona ubumenyi ubwenge bw'abantu barabuvukana ariko hari n'ubumenyi tubona abantu babonye ubumenyi abanyarwanda badafite umuganda wabo ni uwuhe kugira ngo ayo mateka tuzagira amateka amwe twimeranye nk'abanyarwanda kandi ayo mateka tubere umusimburo yaba meza yaba mabi twumve ko amateka twese dusangiye tuyemere kimwe tugira imvugo imwe kuri ayo mateka ntihabe u Rwanda rw'abatutsi ntihabe u Rwanda rw'abahutu nta mateka y'u Rwanda y'abahutu nta mateka y'u Rwanda y'abatutsi nta mateka y'u Rwanda y'abatwa habaho amateka habaho guta amateka y'u Rwanda rw'abanyarwanda abumbye twese ayo mateka tukayemera tukumvikanaho ya meza ya mabi kandi ninde wagizemo uruhare nuruhe yagira ubuhe mwanya mu gihugu kuko igihugu iyo habaye gusasa inzobe habaho no kugira ngo abantu bumvikane n'uwakoshije uko yahanwa mu muryango cyangwa se uko yabarirwa uruhare yagirwa muri sosiyete y'abanyarwanda n'uruhe umuryango w'abanyarwanda mushyashya muri repubulika nshyashya ibayeho muri icyo kintu nakwita nation abantu bakunze kukivuga ariko ntago dufite nation y'u Rwanda no kuvuga igihugu umuntu akivuze igihugu ntabwo ari imirima ntabwo ari imihanda igihugu ni abantu kandi kugira ngo abantu bumve ko bafite igihugu bagombye kuba bumva ko ari nk'abantu bose rimwe basangiye mu mateka meza mabi bakavuga bati dufashe noneho inzira yiyi tumva rero ko nkatwe umuganda wacu tutarinze kuvuga ngo twashinga ishyaka nk'uko abenshi bakunda gukora politiki bashinga amashyaka kugira ngo bumvikane ariko tuvuga tuti abantu benshi bashobora kumvikana bakabera n'umusemburo abo bakora politiki cyangwa se bakabera n'umusemburo abandi nabo badakora politiki ariko bavuga ati igihugu kizatera imbere twumva rero ko umuganda wacu mu by'ukuri wagombye kubunguka iyo ntaze niho numva munsi agira amahoro iyo nibagiwe gatoya ibuka byinshi byawe bikamba kubaho. Maître Innocent Twagiramungu ibyo umaze kutubwira wakongeraho iki kugira ngo abaduteze amatwi kuko iyi mvugo uzayisangana na bamwe mu
mu bakora politike mu gihe siri ntayihuriye na politike ari ishyirahamwe ridafite aho ridakora politike ni ikihe gishya mugereranyije n'amashyaka kugira ngo abantu bose batabyitiranya kandi mwebwe mushaka kugaragaza ko nyine atari politike murimo? igishya gihari ni uko iyo ufite amashyaka rya politiki ugamije gufata ubutegetsi, iyo rero ufite umugambi ufata ubutegetsi ubaye uhanganye n'abo ufite, ntabwo rero biba byoroshye kugira ngo mubashe kumvikana. Buri gihe muhora murwana, kandi ntabwo ari we wenyine ushaka gufata, hari abantu benshi ushaka kuwufata, ariko abantu bose mu by'ukuri hari igihe kubera ko bafite izo nyungu za mbere zo kugira ngo bagume ku butegetsi cyangwa se abandi bashaka kugira ngo bufate, habura ayandi majwi yabungura inama cyangwa se yatuma babasha no kumvikana. Ubu rero tuti abanyarwanda hari n'abashobora kuba bari mu mashyaka ariko batari bayobora, ariko bafite ibitekerezo batabasha guhitisha muri ayo mashyaka, bashobora kuza bakibuka urubuga rwacu, iri shyirahamwe ry'abantu bashaka gutekereza kugira ngo barebe uko u Rwanda rwarushaho rwabasha no kugera kuri iyo ntambwe yo kugira ngo abantu bumve ko bose rimwe, ko nta muntu ugifite inyungu yo kugira ngo yice undi, kugira ngo abashe kuguma ku butegetsi cyangwa se kugira ngo abugereho, ahubwo ko iyo wishe umuntu uba utakaje imbaraga, utakaje ingufu nyinshi cyane, ari abagwa ibitekerezo, ari abakoresha amaboko yabo, ari ababasha kugira ngo babone uburyo bwose batanga imisoro mu gihugu gitera imbere. Iyo wishe umuntu birakomeye, burya ushobora kumara imyaka 20 cyangwa irenga utaramusimbura. Tugomba kugira ko nta muntu ugifite uburenganzira bwo kugira ngo yice undi kugira ngo agume ku butegetsi cyangwa se kugira ngo abugereho. Tubona rero iri jwi ryacu ry'abantu bavuga bati twebwe ntabwo turi ishyaka rya politiki, ariko twabera umusemburo tugashyira ibibazo bimwe na bimwe byinshi ku meza abo banyapolitiki badabasha gushyira ku meza, kubera ko iyo bishyize ku meza aravuga ati niba ndi ku butegetsi nimbizana kugira ngo tubiganire biratuma biha icyanzu abashaka ubunyambura, ushaka kubugeraho nawe hari ibibazo bimwe na bimwe wenda ashobora kudashaka kugira ngo avye kubera ko byatuma bidindiza wenda porogaramu zo kugira ngo agere ku butegetsi. Abo bantu bose bumva ko bakeneye umutekano, bakeneye abantu babahumuriza bakababwira bati mwabagabo mwe uri ku butegetsi cyangwa ushaka kubugeraho, mushobora kubona izindi nzira yo kugira ngo ibibazo no kugira ngo mubikikire bizabaturumbukane ejo wabugeraho cyangwa se undi abugumyeho igihe kirengeje, bitari ngombwa ejo abuveho mu maraso. Hari ukuntu ibyo bibazo byanyu byose n'ibindi udashaka ko bivugwa byavugwa, ariko kandi bikagira ingaruka zitari mbi cyane nk'uko wenda bashaka kugumaho ubutegetsi udakurikije amategeko cyangwa se ukandamira abantu cyangwa ugomba kwica abantu, cyangwa se niba ushaka kubugeraho unyuze muri izo nzira z'imbaraga, n'ubundi ntibizagwira kuko bizateza ibindi bibazo bizakurikirana wowe cyangwa se n'abandi bazagukomokaho. Twumva rero intego yacu ari ukuzana gutuma ibyo bibazo buri wese akikira, kuko byatuma bimukura ku butegetsi cyangwa se bikaba byatuma yabugeraho bitinze aramutse ashatse ko bivugwa mu banyarwanda. Twumva ko umuryango nk'uyu nguyu wagombye kubona ibisubizo byateza ihumure, kuko umurimo wa politiki ntabwo byagombye kuba icyitegererezo cyo kuvuga ngo ni ukwiyahura. Mu by'ukuri usanga abanyarwanda bavuga bati kujya muri politiki ubu urashaka gupfa, urashaka kwiyahura. Twagombye kugira ahantu abanyapolitiki bari ku butegetsi cyangwa se abashaka kubugeraho bagombye kumva ko batari mu kintu cyo kwiyahura, ahubwo ko bari mu kintu kigomba gukorera abanyarwanda ibintu byiza, kandi ko umugambi barimo atari umugambi wabo bwite, atari uw'imiryango bavukamo gusa yabo cyangwa se inshuti zabo, ko
ko ari ibintu bibarenze bigomba kubera abanyarwanda benshi bishoboka. Ibyo rero bigatuma twava muri cya kintu cyo guhora abanyarwanda bicana kugira ngo bajye muri politiki, cyangwa se kugira ngo abantu bagumye gutinya politiki. Politiki rwose wagombye kumuga nk'uwundi uvuga ubusa akavamo abaturage ntibamutore, uvuga ibintu bibera abaturage agatorwa batarebye amoko ye, batarebye uturavamo. Gutyo gihe twaba twatanze urubuga rutuma abantu babasha kujora abandi. Nicyo kibuze rero kumva umuganda wacu wabungu. Iyo mabari wamemukiye nabura barira n'agasani mbese mu ntara musadapfa yakugera watemana utegereje mbese mu ntara musadapfa yakugera watemana utegereje uva nta muntu byica itubera irembo rigana mw'ijuru nuko tukazuka nuko tukazuka nuko tukazuka. Bwana François Munyabagisha, uri umugabo w'inararibonye, ukurikije uko ubibona, twavuga yuko mu gihugu n'u Rwanda ntabwo ari umwihariko, usanga hari abafite ubutegetsi n'abandi basonzeye bumva rwose babugeraho, kandi akenshi bakunze kuba bavuga ko hari imishinga nyine myiza bashaka kugeza ku baturage n'igihugu. Ukurikije uko ubibona muri iki gihe ku gihugu nk'u Rwanda, izo mpande zombi mu by'ukuri koko urebye impumeko iri mu banyarwanda, hakenewe abo bantu bashyira mu gaciro bagerageza kunganira izo mpande zombi, bo atari politiki bari gukora ariko bakazunganira. Urabona icyo kintu abanyarwanda bagihanze amaso, murabona hari abantu biteguye kwifatanya namwe kugira ngo ibyo bitekerezo bibe koko byakunganira abo bakora politiki kugira ngo igihugu kigire ejo hazaza heza? Urakoze Jean Claude. Icyo kibazo mbajije ndabona yagisubiza nagira icyo mvuga nunganira nanone Maître Innocent ku bibazo bya mbere bibanza, nukongera ku byo yavuze, kuko ibyo yavuze yabisobanuye ni byiza cyane, ariko kugira ngo nsubize icyo kibazo cyawe ngiye kongeraho ikindi kintu gishimangira ibyo Innocent yavuze ku byerekeye les états généraux de la République. Ubwo ngiye noneho muri urwo rwego wambazagamo, mu by'ukuri iyo tuvuga les états généraux de la République, tuba tugiye no kwisuzuma nk'uko Innocent yabivuze. Birebye twahereye muri za 50 cyangwa 60, u Rwanda ngo rwitwa Repubulika, tuvuga Repubulika. Ugiye mu giturage ahantu hose wabaza uti Repubulika, abantu bakubwira bati Repubulika, u Rwanda Repubulika. Nyamara jewe iyo ndebye nsanga tukwiye no kwibaza Repubulika icyo bivuga, kuko Repubulika ntabwo ari ijambo ry'ikinyarwanda, ariko tugomba kumenya noneho mu bintu by'ubwenge byo kureba rwose umuntu akaba urumuri rw'abanyarwanda bose, tukamenya Repubulika ni iki. Kuko iyo tuvuga ngo ni Repubulika tuba dushaka kuvuga iki? None se dukurikije muri ayo mateka uko Innocent yabisobanuraga, turebye tugahera muri zo za 59 tukageza ubu ngubu, ese twasanga u Rwanda ari Repubulika? Nyamara u Rwanda rwitwa Repubulika. Niho rero dukeneye kwicara tukareba niba u Rwanda rwarabayeho. Ntakurogoye Bwana François Munyabagisha, sobanura abantu mu magambo make cyane, kuko
kuko uravuze uti tubyibazeho u Rwanda ni repubulika bisobanurira abantu kugira ngo bumve icyo ushaka kuvuga repubulika ni iki aho rero nyine urakoze ku repubulika mu gifaransa bavuga la chose publique Innocent niwe wavuze ati ko nk'ibere rimwe la chose publique igihugu ni umurima rusange uwa murima rusange muri 59 ntabwo wabaye umurima rusange kuko wabaye igihe abantu bamwe bari mu Rwanda bari kwibera abandi barahungaga cyangwa banicwa muri 64 la même chose muri 73 la même chose no muri 94 no hagati aho ngaho d'ailleurs no muri za 80 tugenda tubona ukuntu amateka yagiye aza abantu bakiharira ibere abandi no kuri kurwaho gusa ahubwo imiriro ikaka imihoro ikavuga none ukibaza koza umunyepolitike rero umunyepolitike yibajije akamenya agaciro ko kugira igihugu cy'umurima rusange ntabwo ibyo bizazana ntabwo ayo mahano yakabayeho aho rero niho tugomba kugaruka none tugasanga mu by'ukuri wa murima rusange kugira ngo ushobore kubaho ntabwo ari abanyepolitike gusa buri gihugu gikenera abantu batekereza bakimurikira mwibuke ko repubulika ikivuka ikintu cya mbere Kayibanda yakoze kwari uguha igihugu university ahita ashinga umunyekanada Père Lévesque gushyiraho université nationale bayiha devise illuminatio et salus populi la lumière c'est le salut du peuple urumuri ni n'agakiza karubanda n'ugereranya no mu bihugu by'inahanga nta gihugu na kimwe kidafite university kidafite abantu batekereza igihugu abanyabwenge abantu bakoresha bahinga ubwonko akaba ariko kazi kabo na kera burya mu Rwanda habagaho abantu bitwaga abiru nabo bakoraga bene ako kazi abacurabwenge nabo none ubu mu iki gihe ndabigereranya ndabanza ntanga ingero z'inahangaha mu bihugu bya Canada ibibazo iyo bivuka mu gihugu ntabwo ari abanyepolitike babibonera ibisubizo muri za université haba za institut de recherche abo bashakashatsi bo muri za université hose nicyo bahemberwa kwiga gushaka ibibazo kumenya ibibazo bishobora kuvuka ibiriho bakabishakira ibisubizo bamara kubishakira ibisubizo noneho b'abanyepolitike bagaheraho bakabona ibyo bakora mu Rwanda dufite university dufite intite abantu bize ariko ukaba wakwibaza utese ko ibibazo byose ibisubizo byabyo tubisaba abanyepolitike ntabwo ari byo ni inzego ebyiri zitandukanye hari abantu bagomba gukora politike hari n'abandi bagomba gukora ako kazi k'ubucurabwenge kuko hari ibibazo bimwe wajya kubaza umunyepolitike ngo kuki ibi mutabikora nawe akaba yagusubiza atese mwebwe mukora iki kuko aho ngaho nahangira ngo nkumvikane nongereho mvuge ko ngusubize koko uru rwego rurakenewe si ukuvuga yuko mu Rwanda hatari ibigo bikora ubushakashatsi ariko ntibihagije hari n'igihe bishobora kuba bikora ubushakashatsi mu bibazo bimwe na bimwe bindi bakabyihorera nk'iki kibazo cya repubulika cyo kuba dufite repubulika twitwa ngo dufite repubulika ariko tutazi uburyo twubaka repubulika yubakwa gute itegekwa gute ibamo gute ni izihe nzego z'ubutegetsi zigomba gushyigashyiga repubulika ngo ibyo bintu bimenye bihore byigishwa tubikorere ubushakashatsi ubwo buryo ni bwo kubyubaka tubwongere ariko kazi abanyabwenge dukora noneho rero iki nanone gitandukanye nongeye ngo usubize hari bavuze uti siri itandukaniye n'amashyaka ibyo metero Innocent yavuze nibyo ariko nkakongeraho iki ngiki burya amashyaka
ashaka abayoboke, ashaka aberaho kugira abayoboke, kandi abayoboke abafata mu bantu bose. Ntabwo avuga ngo jyewe ngo ndafata ngo hari umuntu hariya ngiye ngo simwemerera. Abwira abantu bose, ajya gushaka abayoboke mu gihugu hose. Twe ntabwo ariko bimeze. Siri nishyirahamwe ry'abantu bahinga ubwonko, n'abantu nk'uko twabivuga les intellectuels intègre. Umuntu utari intellectuel udafite umwanya wo kwicara hariya ngo ahinga ubwo bwonko, ajye gucukumbura, akorera, yiga, atanga ibisubizo ku bibazo bishobora kugariza igihugu, nguwo ntabwo twebwe tujya kumushakisha. Nta nubwo twebwe tujya kuvuga ngo, ntabwo tuvuga ngo turashaka abayoboke ba Siri. Oya, Siri izakorana n'abantu bafite ubugeni, bafite ubushobozi bwo kujya gushaka ibibazo, kuko burya si ugushaka imiti, ibisubizo by'ibibazo no kumenya ibibazo nabyo burya ni ubundi bw'ubugeni, kuko tugomba kumenya ibibazo nyabyo biba biriho. Noneho muri ibyo bibazo twamara kubimenya, noneho tukabishakira ibisubizo dufatanyije n'ibindi bigo by'ubushakashatsi. Bwana François Munyabagisha, unyemereye guca mu ijambo kubera ko ikintu uvuze kirakomeye, ni ingirakamaro. None se ntimufite n'uburyo muteganya bwo kugira ngo mu Rwanda hari ikibazo tudashobora guca iruhande tubona twese? Hari abantu bashobora kuba bibitsemo ubwo bwenge, ubwo bumenyi n'ubundi buhanga, ariko ugasanga mu by'ukuri njye hari umuntu uherutse kumbwira ati njye ntacyo nzandika ku Rwanda, kandi n'umuntu w'umudogiteri ati nta kintu nzandika ku Rwanda kuko nkeneye, ntabwo nshaka kugirana, kandi wabonaga yuko afite ibintu rwose yumva yatangaho ibitekerezo mu gukemura ibibazo bimwe na bimwe, ariko ati kugira ngo hatazagira umfata nabi ntacyo nzavuga, ntacyo nzandika ku Rwanda. Urumva ko ibintu yize sinzi igihugu bizagirira akamaro u Rwanda atari ikindi kitari u Rwanda. Mufite buri strategy, gahunda yihe kugira ngo abo bantu mubatinyure, mubabwire ko kuvuga ibyiza kuvuga ibintu byazana neza ku gihugu, ko bari bakwiye gutinyuka bakagaragaza ko nyine batigiye ubusa ku gihugu? Nta kintu mubiteganyaho ibintu nk'ibyo? Hari abantu bifitiye ubwoba. Nge ku ruhande rwanjye, nge numva ko umuntu wize, hari abantu burya kwiga ni kwinshi. Hari uwize umwuga wo kumutunga, akajya kwiga kugira ngo azabone uburyo bwo kubaho, abone ikimutunga, atunga abana be, atunga abantu be. Ibo ndabyemera, uwo nguwo abaho. C'est normal. Simvuga ko uwo nguwo wenda mwaganiriye ariko ameze, ariko uwo nguwo agize ubwo akavuga ati njyewe ntabwo njya kuvuga ibintu, sinjya gucukumbura ibintu, sinjya kuvuga ukuri bitamerera nabi, uwo nguwo ni uburenganzira bwe rwose, ibyo birumvikana. Ariko hari n'abandi, njyewe nkumva ko nk'umuntu wize, wagize amahirwe igihugu kikamurihirira akiga, akahumuka akagira urwo rumuri, numva atagombye kugira ubwoba. Nibyo numva ko iyo tuvuga ngo les intellectuels intègres, burya mu Rwanda dufite ijambo ryitwa ubupfura. Imfura ntabwo itinya kwicwa n'inzara ngo itabura ibyo kurya. Imfura ihagarara ku kuri kakuvuga. Les intellectuels intègres rero twebwe nibo ndumva umuntu ufite ubwoba nawe, ahubwo tuzaba dufite inshingano yo kwiga icyo kibazo cy'abantu bafite ubwoba, kugira ngo ikibatera ubwoba muri repubulika nyayo icyo kintu kizabeho, he kuzongera kugira umuntu wize ugira ubwoba. Ariko ubu dutangiye kuvuga ngo reka tujye kumara bari abantu ubwoba bazi, ubwo twaba inshingano yacu sinzi ko twazageraho. Gusa twebwe twakwiga, icyo nacyo ni ikibazo tugomba kwiga, tukagishakira umuti mu rwego rwa repubulika ihamye. Ariko bitavuga ko abandi turi kumwe wenda bo bashobora kubona bo kuko babibona ukundi. Icyo kibazo kimbaje kuze ngisubije gutyo, ariko ntabwo ari ikibazo, numvise ari ikibazo kigomba kuzana nacyo tukakigaho. Nibyo biri mu kibazo
kigomba kwigwa no kubonera umuti. Maître Innocent Twagiramungu, Bwana Munyabagisha akoresheje ijambo ryiza cyane ridakunze gukoreshwa mu banyarwanda kandi rwose rifite agaciro kenshi, abantu b'imfura nibo n'abandi bakunze kwita inyangamugayo. Ni ukuvuga ngo u Rwanda rukeneye abantu, ariko se dushobora kuvuga yuko u Rwanda rutigeze rugira abantu b'imfura kugeza ubwo ikibazo gikomera abantu bakagomba guteza ubwego uyu munsi? Urakoze. Mu by'ukuri ntabwo twavuga ko u Rwanda rutagiye rugira abantu b'inyangamugayo cyangwa b'imfura baba barabonaga rwagombye kunyura mu nzira nk'izi tuvuga, ariko mu by'ukuri usanga baragiye bagira ibizazane bikomeye ku buryo usanga ahantu henshi hagiye amahinduka mu Rwanda, abantu nk'abo ngabo babona inzira nziza yabonera abantu benshi bagira ijambo rikeya, ijambo ryabo ridahita, usanga abahezanguni ari bo bafite ijambo rikomeye cyane. Hari benshi bagiye bicwa, ntabwo wenda ubu ngubu ari igihe cyo kugira ngo umuntu yabarondora bose, ariko ntabwo ku ngoma cyami barahari benshi. Muzi ba Rukarwabishingwe uko bapfuye n'abandi, muzi Gapyisi Emmanuel ukuntu yapfuye, nawe yari umuntu w'umugabo washaka gukora wari watangije igikorwa kimeze nk'iki cyacu. Muzi abantu bapfuye muri jenoside muri kiriya gihe, hari abantu benshi bapfuyemo b'imfura b'Abatutsi, hari abantu benshi bapfuyemo b'imfura b'Abahutu, bumvaga bari mu nzira koko yabonera abanyarwanda cyane. Nkeka ko ari ibibazo bikomeye cyane. Rero ntabwo twavuga ko u Rwanda rutigeze rugira imfura, rurazifite, ariko numva icyo nababwira cyane, usanga mu bihugu byinshi bya Afurika icyo kintu giteye ubwoba cyane cyo kugira ngo abantu bafite urumuri bacekeshwa, ahubwo bafite umwijima ari bo bayobora. Nko mu magambo abiri watubwira yuko Sirizumba yageze ku ntego zayo, nibura habaye nk'ibiki muri make? Ikihutirwa cyane ni ukubasha no kugira ngo abanyarwanda bavugane. Muzi ko hari ikibazo gikomeye kibajije abantu bakora politiki, barakubwira ati kanaka uriya w'umunyapolitiki ukomeye, uretse no kuba nahura nawe niyo namutelefone yakwitaba telefone. Kumva rero ko ikintu gikomeye cyane, ntabwo uzasaba ngo abanyapolitiki ngo bake inama y'igihugu yo kwiga ibibazo by'igihugu kugira ngo igihugu kirusheho gutera imbere, bazahuriramo bakabicoca, kwemera no kubishyira ku meza ngo babyige no kwibonera umuti. Ni ikindi kibazo, ariko ntuzabasha no kugira aho ngaho niba n'abantu batabasha no kuba banabonana no ku maso, umwe ayanyuze aha ngaho undi aca ku rundi ruhande.
umwe yavuga ati doze nagutifa tugenda ati no telefone yawe yo nibishoboka urumva ko dufite inzira ndende icyo gihe rero no kuvuga ngo iyo umuntu akwiye gutyo ubu uri umunyamahanga turi mu gihugu abantu bamwe babamo bameze nk'ari abanyamahanga abandi bita abanyagihugu niwe uzumva abanyarwanda bamwe kugira ngo baheza abandi kubyo gihugu bavuga ati bari ari inyangarwanda zabayeho kenshi bavuga ati bari ababaye inyenzi bateye igihugu 60 babaye inyangarwanda 90 uko babaye inyangarwanda kandi bavuga ati ko dukundwa dushaka kuza mu Rwanda abandi bonze mu 94 ubu ngubu bashaka gusubira mu Rwanda ubu no sige bitwa inyangarwanda urumva ko icyo cyose dufite inyangarwanda ariko inyangarwanda muri kurusha usanga ari wenda bakunda u Rwanda kurusha abandi cyangwa se barukunda kimwe nk'abo bita inyangarwanda tugomba rero kuva muri icyo kintu cyo kugira ngo duhore muri ibyo bintu byo kuvuga ngo vamongemo ngo tuboti vamo kuko nabikora neza kukurusha ariko nawe ugume mu Rwanda kandi ugume umeze neza wabwejo naje ubundi ni ncikwa uzaza usimbura kandi uzi ibyo narindimo ukomerezaho bigeze icyo kintu rero umva ko gikeneye ubutwari bukomeye cyane ari mu bashaka kwishura muri uwo mwuga wa politiki cyangwa se abawurimo ari n'abandi babonye bagize amahirwe yo kubona urumuri bamurikiwe kubera ko u Rwanda rwabishyizemo imbaraga kugira ngo bige babashe kwiga n'ubumenyi cyangwa se imiryango yabo niba barize ariko bavuga ati ntabwo mwapfana iryo tara ufite urumuri murikira abandi nibyo rero twese tugomba kujyamo abo bafite ubwoba nkeka ko ubwo ufite ishingiro kubera amateka mabi y'igihugu cyagiye kibamo ariko ntabwo twaraga abantu ubwoba ntabwo twaraga abana umwijima tugomba kujyaho tuti bihagarare turebe uko twabona urumuri urwo rumuri twabonye rugere ku bandi kandi abana bacu bose bazabane iyo tutabashuye kubaho twebwe abanyarwanda bakunze kugira ubugume bwo kuvuga ngo ibintu bibe byiza ari uko mbirimo niba ntabirimo bimeneke nubwo ntazaba nkiriho ariko wenda abana banjye abuzukuru bazabane n'abandi baneza mu gihugu kitemba amata n'ubuki nubwo ntazaba nariho tugakora iporoje wenda izagerwaho mu myaka 100 cyangwa 200 tutakiriho duteganyiriza u Rwanda rwiza tugize imana byakwihuta niko twifuza muri Siri muri ishyirahamwe dufite ibikorwa byinshi dushaka gukora vuba kugira ngo turebe uko igihugu cyafata indi ntera bidatinze tutabigezeho vuba ngo twifuza ariko niba ko gahunda zidakomeza zizakomeza tuba tutakiriho abandi bazikomeze ariko turizera ko u Rwanda mu by'ukuri rukeneye kugira ngo rugere kuri icyo kigero cy'amajyambere ya demokarasi muri na politiki noneho dukomereze no ku byiza byagizwe mu rwego rw'ubukungu nabwo buzagere ku baturage bo mu byaro n'ahandi hose n'imijyi kandi dukora imijyi myinshi nkeka ko ari inama nyinshi tugiye kuzareba uko twakusanya n'abandi bazabasha kuyoboka ino shyirahamwe kugira ngo abanyarwanda babone umutekano mu mahoro mu mitima yabo kandi n'abanyapolitiki n'abandi bose bakora utuzi twishimye dusanzwe twegereye politiki abantu benshi bafite ubutwari bwo kujya muri societe civile bafite amashyirahamwe y'uburenganzira bw'ikiremwamuntu bari mu itangazamakuru ni abantu bakora akazi gakomeye cyane kandi kabateza ibibazo kubera ko tudafite repubulika nziza ibaho ubwisanzure turashaka kugira ngo abantu bose babashe kugira amahoro nk'uko bateganwa n'amategeko mpuzamahanga agiye ngo n'ikiremwamuntu n'amahoro na politiki ku isi hariho abayikunda batazi ko ariyo bamara kuyitahura bakemera bagasingiza Imana mutware wa roho iyo numa niyo nziza niyo twe twimitse bavuga indimi zose mu bihugu ibihumbi batanga ubuhamya bashize amanga bavugisha ukuri
nagira ngo mbaze nk'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe siri muzajya mubigenza mute? Twabonye ko murateganya gukora inyandiko, ese muzagarukira gusa kuyishyira ku rubuga? Ntekereza ko muri gutegura, ni ukuvuga website, cyangwa muzanafata iyo nyandiko muyigeze ku banyapolitiki, baba bari ku butegetsi baba bari shaka kubugeraho, cyangwa muzanayitangariza muri rusange abanyarwanda bose mukoresheje ubundi buryo? Mubiteganya gute kugira ngo bigere ku bantu bose bikwiye kugeraho? Ikibazo uvuga uti se muzifashisha impuguke mukore nabyita autopsy y'ibibazo by'u Rwanda, ni ukuvuga rwose kwinjira mu bibazo by'u Rwanda kuva rwabaho, kuva repubulika nayo ibayeho kugeza n'ubu ngubu, bituma abanyarwanda batumvikana, bituma badashobora gukora politiki baticanye. Nimubasha se ko ibibazo kubibona mukandika igitabo cyanyu, akazi kazaba karangiye, se muzabishyikiriza nde? Bizagenda gute? Mu by'ukuri twumva ko iyo ntego twagombye kugeraho vuba bishoboka, bitewe n'uko ubona u Rwanda ruri mu mayira abiri. Ejo bundi dufite amatora mu 2017, muzi ko hari impungenge nyinshi ko perezida uriho ashobora guhindura itegeko nshinga kugira ngo wenda agumyeho burundu. Ndumva nawe ari uko yaba afite ubwoba, urumva nawe akeneye kuba yabona ikimuhumuriza ko aramutse avuyeho yubahiriza itegeko nshinga akareka ubutegetsi, ko yagira amahoro n'umuryango we ukaba wagira amahoro. Ishyaka rye abamwunganiye se bo baramutse batanze undi mukandida agatsindwa, akaba yatsindwa akajyaho n'ishyaka rindi, ese abamwunganiye bo bazagira amahoro? Ibibazo byose tugomba kuzabyiga. Niyo mpamvu twumva ko uwo murimo twagombye kuwukora nibura ukaba watungana mbere y'ayo matora ko yazaba, uko twasaba. Twumva ko abarimo gukina politiki ari abari ku butegetsi n'abari muri opposition, ndetse n'abanyarwanda benshi bari muri société civile bagerageza gutanga umuganda wabo. Twumva ko bigenze neza hagombye kuba inama yahuza abanyarwanda kugira ngo ibibazo byose by'amateka dufite mabi n'ibibazo bya politiki binyuranye bihari bikomeye cyane by'ingutu bibonerwa umuti, noneho haboneka ikintu cyatanga ituze ku bantu bose, kugira ngo dutegure avenir y'igihugu, nabyita kazoza nk'uko Karundi bivuga ko igihugu heza hashashe hameze neza. Kuko mu by'ukuri abantu benshi usanga bari mu gihu bavuga ati ejo n'ejo bundi, ahubwo twitegura ubwicanyi burenze nubwo habayeho mutekereza. Iyo mbishimwe nk'izo ngizo ukazumbana nk'abantu bari ku butegetsi, cyangwa se ukazumbana abandi batari ku butegetsi bari mu Rwanda cyangwa se bari hanze bafite impungenge ko bashobora kubintu nk'ibyo ngibyo, usanga ko mu by'ukuri dukomeze gusinzira ari ikintu kibi cyane, turaze igihugu cyacu. Tumva rero rwose bigenze neza iyo timing, icyo gihe cyo kuba mbere ya 2017, icyo urwo rumuri rwaboneka, tugasaba noneho wabutse mwarugeza hehe, inyandiko mwageza hehe. Twumva ko twabigeza ku bantu bose basa n'abigaragaza, bigaragara ko bari mu murimo wa politiki, baba ari ku butegetsi mu Rwanda leta iriho, baba abanyamashyaka bari mu Rwanda n'andi mashyaka ari hanze, ndetse n'abari muri société civile bagaragara, tukabashyikiriza tukavuga tuti no turasaba ko rwose ibyerekezo tubona mumaze kubyihweza, mumaze kubyumva, twifuza ko haba ikintu cyo kugira ngo dushinge repubulika isa nk'aho itariho. Tumeze nk'abari mu ngoma ya cyami, inarengeje kuba iya cyami, bikomeye cyane ku buryo twagombye kugira ahantu twubaka ingoma rusange, ikintu abanyarwanda bose bahuriyeho. Rero nidushobora kubigeraho muri icyo gihe cy'imyaka 2-3 isigaye, bizaba rwose ari byiza cyane. Umunyawusura gute se uwo muryango wanyu wa Siri uzaba urangize
irangije inshingano zabo ntabwo zaba zirangiye. Nkeka ko niba wasomye itangazo twashyize hanze harimo ko nyuma iyo nshingano ya mbere iramutse igezweho dufite umuganda wo gukomeza akazi ko kwigisha abanyarwanda bose, ariko cyane cyane abakora politiki, abari mu itangazamakuru, abari muri societe civile n'abanyarwanda bose muri rusange, kugira ngo dusigasire iyo ngobyi nshyashya izaba ibonetse yo guheka abanyarwanda twese ntawe uryamiye undi. Nkeka ko rero ko ari inshingano zikomeye cyane, murumva ko bitoroshye. Dukeneye imitwe y'abantu benshi kandi bemera kuba inyangamugayo, atari nk'abo ngo bavuga bafite ubwoba bwo ko baramutse ubumenyi bafite babukoresheje bashobora kwicwa, bashobora no kwica, ariko wenda hakaboneka benshi bizagira akamaro, benshi bakazaho kubera amaraso yamenetse, kubera ko upfuye kuko washakiraga abanyarwanda umuti atari wo kubazanira imbunda na kakinikovu zo kubamara. Nkeka ko nabwo ayo maraso yawe ari abenshi wenda agira akamaro, benshi wenda turacyaboneka kubera ko hari imfura nyinshi zemeye zigapfa zivuga ukuri, bikaba wenda natwe bidutera ubutwari kuri ubu ngubu kuki utatera ikirenge mu cy'abantu nk'abo ngabo. Ndumva rero mu ingamba dufite ari izo ngizo, sinzi n'ikibazo cyaba gisubije neza. Hahirwa umuntu urota kumera nk'inuma, akifuza kuguruka atanga amahoro. Hahirwa umuntu utuye mu cyari cy'urukundo, iyo numa niyo nziza niyo dukeneye. Nzaririmba iteka imbabazi mu bantu, nzaririmba iteka impuhwe ziyaduhanze. Yarangiza ikamanuka ikaza kudupfira, iyo numa niyo nziza niyo genimitse. Wa numa we ngwino, wa numa we ngwino, ngwino twibanire. Wa numa we ngwino mu kirere cy'u Rwanda. Wa numa we ngwino duhamye ukwemera. Wa numa we ngwino uduherekeze. Wa numa ngwino, wa numa we ngwino, ngwino twibane. reka nongere mbashimire mwese kubw'ibitekerezo byo kugoboka igihugu mukomeje gutanga. Intego nyamukuru VPRX yihaye ni ukurema umunyarwanda mushya ndetse n'umunyapolitiki mushya, kugira ngo igihugu kigendere ku mitekerereze ibereye ibihe tugezemo ndetse n'ejo hazaza habadukomokaho. Ndibutsa abakunzi bacu ko twari kumwe na François Munyabagisha, turi kumwe hano muri Canada, na Maître Innocent Twagiramungu uri mu Bubiligi, naho mugenzi wanjye Jean Claude Murindahabi atuye i Paris mu Bufaransa. Murakoze rero, njye ndi Ismail Mbonigaba, naho icyumweru gitaha.